nyuma y'umwijima ukaze hari umucyo udashira mukomeze usenge Yesu ari kumwe nawe nyuma y'ibigeragezo uzambikwa kunesha ariko ntabwo nabivuze gusoza namushimiye nari mbizi ko n'amashanta aribuze kubigarukaho Imana igumugisha amashanta ibanze kirezi kirenga turakubanje niwe nkaba mbashimira ko mwaje hano kandi akaba mbaye icyizere kandi akaba ikintu nshaka kubabwira ni uko ari filime twakundaga Chantal yakundaga kureba iyo filime mbashimira ko mwaje hano icyo najyaga ngo mbabwire
ubuzima burakomeje nk'uko rero mu muco wacu bisanzwe tugomba kugira peteroli tubagenera ndetse tukabasaba yuko ari wo mwanya kugira ngo turusheho kubaba hafi ndetse no kubasura. Ariko nk'uko mubireba aha ngaha hari igiseke ndetse n'ahari haruguru umuntu uko abishoboye yatambuka kugira ngo dukusanye peteroli tumusigira, hanyuma icya kabiri n'igisoza cyangwa se kigezemo hagati turaza gusaba umukuru w'umuryango kugira ngo atugezeho gahunda yindi yo gukurikira tubwire igihe ubundi dusezeraneho. Nta gahunda zindi nyinshi ziri aha ngaha, izo ngizo gusa, ahasigaye numva umwanya ari uwanyu, ariko binabaye byiza twanabikora kugira ngo hari abantu twabaha umwanya mugatambuka. Murakoze. 078 3 26 78 42. Amazina musanga yanditseho ni Theodosi Mukamutembeza. Imana ibahe umugisha ko mwese mugiye kwita mubikora. Turagira ngo dufate umwanya twongere tubashime cyane 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 nk'umuryango. Ntabwo ibi twabikora twenyine, ariko kutuba hafi kwanyu biradukomeza. Imana ibahe umugisha. Ntabwo turi buze kuvuga byinshi, gusa nk'uko mubizi mu Kinyarwanda umuco wacu, umwana washyinguye umubyeyi we agira icyo agenerwa. Umwana washyinguye yitwa impano Amari ya Brielle, umuryango wamugeneye inyana. Hanyuma ibindi turagira ngo tunabatangarize ko umunsi wo gushyingura ikiriyo ari ubu ngubu tukiri kumwe. Turabisoreza hano uyu munsi, tubisoreje aha ngaha kugira ngo tubohore abantu mwatubaye hafi muri ino minsi itatu ishize, bitabujije ko mukomeza kutuba hafi, mukomeza gusura umuryango, ababishoboye bakarara, mbese umuryango ntiwumve kuri wonyine, ntiwumve icyuho kandi muhari. Ariko ku bijyanye no gukurikira iyo cyo
birangira ahangaha uyu munsi ni hano tubisoreje. Ahasigaye rero nk'umuryango turabashima, kandi namwe igihe muzagira ibirori, muzagira urubanza runaka, ntimuzahweme kutubwira. Twiteguye nk'umuryango natwe kubatabara no kubashyigikira, byaba ibyiza byaba mu isi ngo bigenda ari mbiri bigenda bishoreranye. Rero natwe twiteguye kubaba hafi. Murakoze. Ubwo uwaza kubona uko yinyakura ntibyaza kumubuza kugenda, ariko nubwo yaravuze ngo nabasoreza, nasaba umuyobozi agashyiraho umuntu usoresha isengesho, ahasigaye Imana ibaha umugisha. Uteka Mana ishobora byose, Mana ikomeye, Mana igira ubuntu n'imbabazi, ziragera haba icyubahiro. Utunyuza mu bikomeye kugira ngo twige, twabinyuzemo. Tugushimiye yuko wakira ubugingo bwa Chantal. Hasigaye urubanza rwacu, turakunyuze kugira ngo buri wese uri aha ngaha ukomeze kubana nawe. Mama Chantal n'umuryango turabasabiye kugira ngo ubuzima bagiye gukomezamo buzababere bwiza, bazabunyuremo neza. Abanyuze aha ngaha bose babashije kuhagera, tubasaba umugisha wawe, aho bagiye gutaha bajya mu ngo zabo, bagezeyo amahoro, uduherekereshe umugisha wawe.